Patrick, ndamubwira. Gift? Ubwo si isuka amata vuba vuba urabika utazi impamvu nziguhaye. Ndi gusobanukirwa nsobanura neza. Wowe se wamuzanye urambira hasi cyangwa hano ni kwa muganga? Bimeze gute mbabarira umbwire? None se niba atari kukwitaba uragira ngo abari njye kukwitaba? Madame Izeza. Neza. Shanyera nari nkuzanira urufunguzo ngo uzarumere hanze badanyira ngiye kugenda ahandi. Ese minyo uriya koko ubona umwanzuro wafashe ari wo? Sha njye ndabona ntacyo bitwaye n'isi bundi babana nyine brother na sister ni babiri bonyine kandi n'abana beza so kuba babinsabye rero njye ndumva ntacyo bitwaye. Sha ntago rero ari byo kuko ntago umuntu yagufasha umunsi umwe guhita wumva ko nyine igihe cyose bazahora ari beza wumve mbese wumve bibaye ntago watekereje neza ko ariko ngereka kubeshya pe umunsi umwe twamaranye n'abana beza baramfashije nta kintu banca so ngere rero kujyayo ntacyo ndumva ntacyo bitwaye pe kandi ndumva nta kibazo pe ahubwo sinzi impamvu uri kubitindaho. Shamenya ibi bintu ntago ndi kubishira amakenga ubundi mu by'ukuri ugiye kuba he? Akoze sinakubwiye cyangwa ushaka nkwereke n'amafoto. Amafoto ntago ari ngombwa ariko ntago mbyizeye neza pe birashoboka ko ushobora no kuba ugiye gushaka umugabo. Ntabwo narumiwe ko ubundi si we namushaka urabona nakuze. Shamiyo nta kibazo nyine ntacyo zime nyine zazumuha ariko ibintu byawe ndabona ntazi rwose ntago nzizeye nta kibazo shiri kandi urabizi ko ari ibintu bya danje ntago nabura kukubwira ko nta kintu njya nkwesha. nta kundi nese ko ntacyo narenza umva ahubwo se za nkweto zanjye ntazibagirwa. nta kibazo watambuka ukazireba mu nzu. shamuri urakoze kuza ahubwo uratebutse nukuri ngwino unyumure. Nanjye nicyo kinzanye kabisa. Kiruduka ndebe inkweto zanjye tugende. Yego nta kibazo. Biteze. Ako se mubereka mu njyewe ukuntu ndi kubibona niba koko minyone ibintu agiye gukora nawe umushyigikiye wenda ntuvuge ngo ndi mubi cyangwa iki ariko reka mubwire ufite umukobwa w'ikigoryi. Ugize ngo ufite umukobwa w'ikigoryi. Bamado twubahane niba ari n'inama wendaga kungira cyangwa se zo wamugiraga uzunyize mu bundi buryo ariko ibintu byo kumutuka bitaza kurangira n'ibyo uri kumbwira byose bibaye bipfawe. Umva ntago ari ukumutuka cyangwa kumuvuga nabi ariko none se kamubaza ubundi ahagiye urahazi? Yambwiye nze mwimure ariko ntiyasobanuriye aho agiye kujya nurize ikibazo kibirimo. Aha ntiwumva ni ikivuze ko nawe ubwawe agushoreye nk'inka gutya aragushoreye. Mado niba ari urukundo rukuhinjaritse sinzi ikibazo mufite kabisa. Twubahane uranyumva neza? Shanda kumva ariko ni inama nakugiraga pe. Ahise ubundi reka nkubaza ko yambwiye gusa ngo ninze mufashe kwimuka ubundi ikibazo kiri bimeze gute? Nta kibazo kibirimo ariko nese ubwo uzagiye he? Ni urukundo ruba rwaguhinjaritse cyangwa? Kambwire Mado nimba ye n'inama ushaka kutugira nshaka ubundi buryo ubigenza ariko twubahane ntabwo nshaka ko unyubahuka cyangwa wowe mwubahuke. Kumbi rero mubwigira abana beza wambwira nkaho uri kungira inama kumbi nibyo ngibyo byawe uri kunyita ikigoryi nta n'isoni. Urareba urareba uryo urandeba hirya muri wankora wiki ngo ndi ikigoryi ngo ndinjije ubundi sibyo birakureba. Umva none nkubwize n'ukuri uri kunyumva
ibyo nakora byose aho najya hose nturi mukuru wanjye n'umubyara wanjye nta n'ubwo uri mama wanjye nta kintu na kimwe uvuze mu buzima bwanjye ku buryo ujya kwanga ugiye ngo ndikigorye ndamaze byose birakureba aho uraho ngiye cyangwa aho ubundi twaje mu ipaki imwe nzana ubundi wangiriye inama umva nkubwire minyo ni ubwa mbere n'ubwa nyuma nanjye ndakwiyamye ndanakwihanangirije kandi reka nkubwire n'ubundi cyakuzanye cyanakujyana tumuka rero okay niba uzireka icyanzanye cyananjyana ntabwo wowe ufite uburenganzira bwo kumbwira nabi nani umva none nkubwize n'ukuri unyibagirwe nk'uko wibagiwe ibere rya mama wawe n'undi munsi ntuzongere nidura no mu nzira ntuzanansuhuze wumvise mutumuke mugende turagendanye twaje gusaba se n'agasura kana yewe umva uzicuza nyuma uzangarukira nakigukeneye Kabo ndaho mwere ngo Kabo reba hano hantu ukuntu hasi kuhabona muhabuje ndagira ngo kuba amadirishya uhanagure neza n'ibirahuri kandi nyuma ugeremo sibyo urabona ukuntu hangize di n'ubukanza n'ibikoresho zenya nkanaho ndabikora vuba vuba Patrick, yo kabos. Bana ngubaza. Bona ngiye koza amadirishya koza amadirishya. Kubona kana ari hari nyine kugira ngo ufashe bitwaho. Mado aramutse aramutse neza muri bande ko ntabamenye oh my god Lord ariko iminsi maze hano warwaye mu bwonko wawe urwaye indwara yo kwibagirwa cyangwa ubwo mu mutwe bamenyorekera aho ngaho amagambo wambwiye ujya kuva aha ngaho urayazi wambwiye ko ngomba kugusiba mu mutwe wanjye nkakwibagirwa nkamera nkaho ntigeze nanakumenya so nakurikije ibyo wambwiye narakubashye mbese muri okay fine ngaho mukoca bugufi basi twumvikane tuganire iki njye nawe ushatse kuba se ko wisubiyeho ariko ntimukigira abana beza akuzi ko kuko ntabwo nari nzi ko nigeze mba hamwe n'umukobwa umeze gutya cyakoze urakoze kunyereka ishusho yawe ya nyayo ubundi se ko warambwiye ko utazagaruka aha ngaha n'igihe kikuzanye ahubwo se ibi ngibi nibyo wanumirijeho mba sibyo nagutumirijeho icyo naguhamagariye bugumya uraje ukirebe mwakira ibaruwa yanyu yarandi rodi wayimpaye yarashyikiriye n'imfunguzo rega yarazanze ndacyazifite Patrick, ko watinze ari kuri hehe? Kiramo amazi go. Kamuri. Ahantu mahanagure vuba vuba. Hanze vuba amabuza. Ve mu nzu harangiye.
si ibi ngibi ubu mbambwira kavuga sintekereza umanuka none aha ngaha nkwereke bigenze wowe hagarara twafite tabureti ntabwo twabiva murumva ndagufashe basi ukiri ntabwo akira nkorezamo hano ntagire vuba vuba hano ari n'ibi ngibi kwanza ibi ngibi rwose ibi ngibi urebye kugura nka byari kuvamo ubundi wa muteruye kwera natwe aribyo sawa ibyo sawa kubona ko nke sibibanguka kandi papiri haba harimo inyoni uba ugumye umuteruye hano ubwo wari kuruha ahubwo wari no kuhanagura ukanaharangiza umva sha nahanagura segura ni umukobwa mani se ko tutafari twari twanjombaga uzi ko nibutse nungutse akantu mani gakise umwana mbanze mubwire bwira nari nibutse akantu kamubaza umukobwa ko ari na nyogosenge wanyu kare hano ubwo ari na nyoko wanyu ashwita sinamushiki wawe wa sikari namubyara wawe mwana wajya ujya ukamutura hasi akavura sinone wese no muri rugo nawe uzamuture hasi nari ko dashinga atabyina nyine shaka nanjye ntabwo shinga rero usanga akomeza akazi kawe shana aho ubundi ntakundi mana akukwiye rwose kubijyamo ukareba ko byakunda nanjye mwino minsi nzabikora ngende mbisubije mu nzu n'undi akarangije uraho murebe amakuru amakuru ni meza umaze ute ni sawa mwebwe yanyu turaho ni byiza uba umeze neza karibu oya urakoze ntabwo nicara ahubwo nagira ngo aze inyoni yaba arimo inyoni yazindutse agenda igihe ahantu yabaga hari ibintu ngo yari yarasizeyo rero nibyo yagiyemo agiye kubizana ariko mu kanya yarabaje noneho rero niyo utagana mfite gahunda nyinshi kagenda ubu nzagapfa cyangwa se nza kugaruka nimugoroba yawe ntakize kugaruka uramumbwirira naza ko ntabwo cyakoze Imana ishimwe ko nkumenya hakiri kare naho ubundi ntabwo nari nzi ko nziranye n'umuntu uteye gutya umenya se umenya gute ni uku nguku nari meze nyine gusa nawe umutima wanyatse ntabwo ari mwiza sikumbi ni ukwanjye yamfataga iyo mvuze ko nakimuka namuseze Hello? Umva murembe mbabarira ukora ishoboka byose duri handi ndi kugushaka kandi mbabarire utebuke birihutirwa. Sawa merci. Urakoze urakoze gutumika ubutumwa waguhaye. sa Patrick umva mu nkuru rero uzwara umuntu ugiye kunyereza amadolari turaje tuyasituranga umuntu usaba mu kihe gihugu none ewa ni mu Rwanda usaba mu Rwanda baye amadolari atekanye amafaranga yose ni bayazivunjisha mu madolari ase siko numva kuvugana n'umuntu wari hanze ninde mwavuganaga
aho se sigaye mfuhira uza ntwara oya ntabwo ari ikintu nashatse gusobanura ku mukuru mvugana n'umuntu w'abantu nzi ibyo ari byo reka niyo wa mukobwa wazanye na minyoni amwima wa musore wazanye na minyoni hari amucamasho yo twakunda minyoni tu minyoni si imyaka afite yakabaye afite umuntu bakundana wasanga ari na simba ntawamenya reka simbizi gusa umenya ko ayo madolari agiye ku ndaje tuyaseperere mwana ni karibu ninde muri umeze neza ni sawa akisuku ushaka ko muhubirira hanze wakinjira mu nzu musubiza mu nzu karibu ni stera hagiye mu bwanze no kunsubiza kumana nawe mukomeze meze neza urakomeye yego meze neza nawe sawa karibu sawa amakuru cyane neza meze neza habaye ikiga ku mamagaje itaraganya mu muziki ya ni amahoro ako nyine nawe ntabwo uzi ibintu byambayeho sha nyine imado yampamagaye arambwira ngo afitiye ubutumwa ngo ibintu ashaka kumbwira byihutirwa njye kumureba ngize ambwira nabi ku mwana kambwira numva ndanakanze ngewe ujya ndazi ubu mpamagaye kumbwira ko mado yakubwiye nabi gusa ubwo nta nubwo ushobora kubabaza ko bambwiye nabi come on uzi ukuntu wampamagaye nuko nari mbabaye ushobora kumbwira ibyabaye ibyo mado kuba yakubwiye nabi biradufasha ngawe koko hanyuma se kunzanira amabaruwa ibaruwa ndagushimira iminsi twamaranye uri umukiriya wanjye ariko nyuma yo kumenya ko wimutse ntabwo byanshimishije kuko wahisemo kugenda nk'umujura bisa naho utashaka kwishyura ikodi y'uku kwezi wagiye habura iminsi 3 ngo ukwezi kurangire kandi wibuke ko hari amafaranga yari yasigaye ku kwezi gushize bityo usabwe kwishyura amafaranga 30 bitarenze iminsi 2 imaze gusoma uru rwandiko urufunguzo uzaruhane mado n'amafaranga nyuma y'iminsi 2 nzaza kuyareba nisanga utarayamuhaye nziyiziraho uri kuba so then inde nakomera rero njyewe hanyuma se kwimuka hari uruhare nabigizemo aha ni iwanjye uri kuba se nyine ndabizi ko nta ruhare babigizemo ariko nyine mbabarira mfasha urabizi n'ibintu amafaranga nayanzishyura asubize cyangwa uri kugira ngo urebe ukuntu neza ntabwo ari burage ngira ngo urande ntayo nzishyura listen to me murenzi ugomba kuyama ku kibi n'ikiza hey cool down listen ugomba kuyama kandi bitarenze ejo bundi cyangwa ejo kandi ikindi nutayama usire umutwe wawe unyibagirwe burundu kandi urenzeho nayo gukara you know what wibagirwa ko ndi n'inshuti amafaranga ntayo nzishyura nicyo utumva aho ngaho ubu nyine umva umbwira nyine